Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo nakuzwe. Tugiye kuzirikana ku cyo Papa yifuza ko twasabira muri uku kwezi kwa kabiri, umwaka wa 2024. Papa Francisco arifuza ko twasabira abarwayi barembye ndetse n'abihebye. Aragira ati dusabe kugira ngo abarwayi barembye bazahajwe n'ububabare bakomeze kwitabwaho ndetse hitabwe no ku miryango yabo, bahabwa ubuvuzi bufite ireme ndetse banagaragarizwa ubumuntu ku kigero gikwiye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Yezu ngo amare kugera ku nkombe yo hakurya ari mu bwato, ikivunge cy'abantu kimuhombokaho, bamusanga aho yari ahagaze ku nkombe y'inyanja. Ubwo rero haza umwe mu batware b'isengero akitwa Yayiro. Abonye Yezu amupfukama imbere ye, amutakambira akomeje ati umukobwa wanjye yarembye cyane, ngwino umuramburireho ibiganza akire abeho. Yezu ajyana nawe na cya kivunge cy'abantu kiramukurikira kimubyiganaho. Ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso ayimaranye imyaka 12. Yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi, ahamarira ibintu bye byose ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kumererwa nabi. Uwo mugore rero yari yarumvise ibyo bavugaga kuri Yezu, aturuka inyuma ye mu kivunge cy'abantu, nuko akora ku myambaro ya Yezu. Yaribwiraga ati byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Akiyikoraho isoko y'amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akize icyo yari arwaye. Ako kanya Yezu yumva ko ububasha bumuvuyemo. Arahindukira abaza ikivunge cy'abantu ati ninde ukoze ku myambaro yanjye? Abigishwa be baramubwira bati urabona iki kivunge cy'abantu kikubyiga impande zose, maze ukavuga ngo ninde unkozeho? Nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo. Umugore rero wari uzi ibyamubayeho aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi mwinshi. Amupfukama imbere amubwiza ukuri kose. Yezu aramubwira ati mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, iyi Vanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 5, umurongo wa 21 kugera kuri 34 tumaze kuzirikana. Iratwereka abantu bari barwaye n'abari barwaje. Mbere na mbere iratwereka umutware w'isengero witwa Yayiro, waje agapfukama imbere ya Yezu, akamutakambira akomeje ati umukobwa wanjye yarembye, ngwino umuramburireho ibiganza akire abeho. Yezu yahise ajyana nabo ndetse n'ikivunge cy'abantu kiramukurikira kimuhombokaho. Hagati aho bakigenda, hari undi muntu noneho wari urwaye. Yari umugore twumvise mu Ivanjiri, wari urwaye indwara yo kuva amaraso kandi ayimaranye igihe kirekire gisaga imyaka 12.
Nibyo koko iyo myaka ni myinshi, yari yarahababariye cyane nk'uko twabyumvise kubera abavuzi benshi, kandi yari yarahamariye ibintu bye byose abigurisha kugira ngo yivuze, ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kumererwa nabi. Ariko kandi ku rundi ruhande, uyu mugore yari yarumvise ibyo bavugaga kuri Yezu. Wakibaza ngo ni iki yumvaga bamuvugaho? Mbere na mbere yari yarumvise bavuga ko Yezu akiza abarwayi. Yumvaga bavuga ko Yezu azura abapfuye, atubura imigati. Yumvise bamuvuga ko ari umuhanuzi ukomeye, ko ategeka inyanja n'imihengeri bikamwumvira, bigatuza. Yari yarumvise byinshi bavugaga kuri Yezu, ko upfa kumukoraho yewe no ku myambaro ye ugakira. Twavuga ko uyu mugore yari afite ukwemera gukomeye muri Yezu Kristo. Yaravuze ati, byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Yaragiye arabihinyuza maze arabikora. Agikora ku myambaro ya Yezu, isoko y'amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akize icyo yari arwaye nk'uko ivanjiri yabigarutseho. Yezu rero yahereye ko amenya ko hari umuntu umukozeho, maze areba impande zose ngo amenye ukoze ibyo. Nuko umugore wari uzi ibyamubayeho aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi, amupfukama imbere amubwiza ukuri kose. Yezu amusubiza agira ati, mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Ahandi mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 2, umutwe wa 9, umurongo wa 2 n'uwa 6, ndetse na Mariko 2:3, Luka umutwe wa 5, umurongo wa 18 n'uwa 19, batwereka Yezu bamuzanira ikirema cyari kiryamye mu ngobyi. Yezu abonye ukwemera kwabo, abwira ikirema ati, izere mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Arakomeza ati, haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Bavandimwe, uburwayi buriho, abarwayi barahari ndetse barembye, hari kandi n'abarwaza, ba bandi baheka abandi mu ngobyi, baheka abarwayi mu isengesho. Icyifuzo cya Papa muri uku kwezi kwa 2, ukwezi kwa Gashyantare, arifuza ko dusabira abarwayi barembye. Muri abo ngabo hari abari mu bitaro bikomeye, ibitaro by'akarere, ibitaro by'intara, n'ibindi bitaro dufite mu gihugu cyacu, CHK, Faisal, Kanombe, n'ibindi bitaro bikomeye. Barahari barwaye, yewe bananiye n'abaganga. Hari abarwariye mu ngo. Abenshi muri bo ni abagiye basezererwa n'ibitaro, bababwira ko ntacyo bagishoboye ku burwayi bwabo. Hari kandi mu bari mu ngo, hari n'abandi babuze ubuvuzi bw'ibanze kubera ubukene, bagahebera uruzaza. Aho bari bazahajwe n'ububabare, abandi bari muri koma, abandi bishwe n'agahinda. Tugomba kwibuka ko bafite umubiri ubarya,
baribwa cyane, tugasabwa kwibuka kubasabira, kubaturira isengesho kuko nyine ribagirira akamaro, twibuka ko natwe dufite umubiri, natwe ejo twarwara. Turasabira abarwayi bihebye, ba bandi bataye icyizere, bameze nk'uriya mugore wari umaze imyaka 12 wari warivuje ahashoboka hose ariko akarushaho kuremba. Twibuke ko ibidashobokera abana b'abantu, ibidashobokera abaganga, ibidashobokera abadogiteri, imbere y'Imana ni ubufindo. Mwumvise ko umugore akimara gukora kuri Yezu yumvise akize icyo yari arwaye. Ukwemera, ukwizera koko birakiza. Yagize ubutwari, aremera, ati mfa no gukora ku myenda ye ndakira. Turasabira kandi imiryango ifite abarwayi, bityo dusabire abarwaza, dusabire abahetsi, dusabire abajyana abandi kwa muganga, kugira ngo kugira umurwayi w'igihe kirekire kandi urembye uri muri koma ntabwo ari ikintu cyoroshye kuko bisaba izindi mbaraga. Ndasaba rero buri wese ufite umutima mwiza aho yaba asengera hose kujya asabira iyi miryango kandi akagerageza kuyifasha uko ashoboye kose. Kurwaza igihe kirekire birakenesha. Niyo mpamvu iyo miryango ikeneye ko twayitabara. Mboneyeho guhamagarira abanyamutima ndetse n'abakristu muri rusange gukomeza kwita ku barwayi aho bari mu ngo no mu bitaro. Bakore ubwo butumwa babasura, babagemurira kandi babahumuriza. Mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 25:40 haranditse ngo ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni njye mwabaga mubigiriye. Turasabwa rero bavandimwe, banyamutima, bakristu, kongera ibikorwa byiza by'urukundo, cyane cyane dusura abarwayi kuko aribo dusabira muri uku kwezi kwa kabiri. Koko kugera kure siko gupfa. Umunsi umwe bazahura na Yezu abakoreho nka wa mubembe cyangwa nabo ubwabo bamukoreho nk'uko uyu mugore yamukozeho maze arakira. Mujye mwibuka rero kubatabariza amavuta y'abarwayi n'Ukarisitiya ntagatifu. Nk'uko Kiliziya ibitwigisha, umurwayi afite uburenganzira ku buvuzi nk'ikiremwa muntu. Abaganga turabibutsa ko umurimo wabo ari uwo gufasha Imana gutanga ubuzima. Barusheho rero kwita ku barwayi nta kubatererana ngo hato batabura ubuzima biturutse ku burangare kuko byababera icyaha. Ndasoza ngira nti barwayi namwe abarwaza nimukomere. Bikira Mariya, umwamikazi utabara abarwayi,
abasabiraho muri kandi abaha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe.